nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio tugiye kureba amakuru y'ingenzi kandi agezweho arimo kuvugwa muri ano masaha. Turi masaha ya mu gitondo, ni nayo mpamvu mbaramukije kandi mbifuriza kugubwa neza mu myanya igiye itandukanye murimo, aho tugiye kubana muri bino biganiro n'amakuru tureba uko byifashe ndetse nuko biramutse bihagaze mu duce tugiye dutandukanye. Hari ibyatangajwe n'inyeshyamba, hari ibyatangajwe n'ingabo za leta, ndetse hari n'ibirimo kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho. Umuyobozi wa FC23 yageze ibyo avuga i Bukavu. Ni mu gihe uwo bita guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akomeje kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma yo kuva muri Masisi yageze Nyanzare muri teritwari ya Rucuru. Yahavugiye iki? Uyu mugabo arimo kugenzwa n'iki? Turaza kuba tubirebera hamwe. Mu duce tutandukanye muri teritwari ya Masisi havuzwe imirwano yaguyemo benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 Masisi, aho bita Kawere. Turaza kureba imirwano irimo kuhavugwa, ndetse turareba aho bita Gasenyi, turebe uko byifashe aho bita Gasasa. Muri utwo duce twose turaza kuba tubigaruka. Hari amakuru ari kuvuga ku musirikare wa leta ya Congo FARDC ahitwa Ibaraka, umugabo ngo yaje kwiyambura ubuzima. Turaza kubireba. Mikenge ndetse na Kakenge, igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo cyongeye gusubirana iyi myanya nyuma y'imirwano ikomeye cyane yumvikanye ahagana ku munsi w'ejo, dore ko byari byaje kurangira ku itariki ya 8 ku wa mbere. Abarwanyi ba FC23 bagenzura kino gice. Ku munsi w'ejo tariki 9 haje kwirirwa imirwano yasize abarwanyi birukanwe muri utu duce, ndetse bivugwa ko hagaragayemo n'ibitero by'indege nk'uko bitangazwa na bamwe mu bayobozi b'umutwe wa AFC23. Tugufitiye amakuru menshi cyane, ariko mbere ya byose reka mbanze mbasuhuze kandi mbahe ikaze, mbasabe gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri ino nshuro, kuri uyu muyoboro, ku bantu tubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nashyize video muri group yacu ya WhatsApp, video isobanura byinshi ku bijyanye n'abarimo bagaragara rwose ahitwa Mikenye, aho basobanuraga yuko ibivugwa ko aka gace kaba kari mu maboko ya Twirwaneho na 23 bitari ukuri, kubera ko bavuze bati ngiyi bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Ati turagaragara rwose neza, bagaragaza centre de santé Mikenge, ndetse bongera kwerekana n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Biravuga ko imirwano yabaye muri tuno duce kandi yaje kumvikanamo intwaro ziremereye, kubera ko M23 kubera ko Twirwaneho bari bamaze kugera indani muri kano gace. Bivugwa ko byasabye ingufu zikomeye cyane cyangwa se z'umurengera kugira ngo ino myanya ibashe kuba yakwigarurirwa rero, cyangwa se yagarukamo zino ngabo z'uruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho hano hafi na Rubaya. Imirwano yongeye kwirirwa ihavugwa guhera ku munsi w'ejo, nyuma y'uko ibitero bya FARDC biri kuvuga ko birimo bikorwa mu masaha ya kare cyane, ndavuga nyine mu rukerera mu ijoro, guhera mu masaha ya saa 7 saa 8 gutyo. Biravuga ko FARDC aribwo irimo iratangira kugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye, cyangwa se muri za axe z'urugamba zigiye zitandukanye. Bakomeje kugenda barasanamo n'umutwe wa AFC ba 23. Aya makuru ntago nashakaga kuyahera muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ndabona amakuru arimo kuza imbere yanjye, cyangwa se mu by'ukuri amakuru arimo arangiraho cyane naturuka muri bino bice byo muri kano gace, ariko ndabona n'ibyo muri Kivu y'Amajyaruguru birimo biza. Ku munsi w'ejo byari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, nibyo koko hiriwe amakuru menshi cyane, cyangwa se hamenyekanye byinshi, ariko ntabwo byigeze bihagarika cyangwa se mu by'ukuri bituma tutamenya iby'ingenzi mu byo twifuzaga kumenya, cyangwa se mu byo twashakaga kumenya. Murabizi nta bindi n'ibijyanye n'urugamba. Amakuru rero yagiye ajya ahagaragara, cyangwa se yagiye aboneka, yaje ibice bice, ariko tugerageza kuyakusanya kugira ngo tubashe kuba mu by'ukuri twabasha kurobanuramo amakuru mu by'ukuri y'ingenzi, cyangwa se amakuru kuri buri umwe uwo ari we wese. Hano haragaragara rero ifoto, ntabwo ari imwe, ni ifoto yafashwe, ni ifoto zigera kuri 2 zafashwe ziherekezwa na video. Twagiye dushyira muri group yacu WhatsApp, reka izi foto nazo ndishyire muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere, kubera ko
mu by'ukuri hari byinshi birimo kuvugwamo cyangwa se birimo kugaragara muri zino foto. Ni ifoto zigaragaza element cyangwa se ibikoresho navuga ko ari iby'umutwe wa M23 birimo bivugwa ko cyangwa se birimo bitangazwa ko byaba byafatiwe ku rugamba, nk'uko aya makuru yaje gukomeza kurushaho kugenda bitangaza. Ibi bikoresho rero ngo ni iby'umutwe wa M23, ni iby'umutwe wa M23, ndetse ngo byafatiwe ku rugamba cyangwa se byafashwe nyuma y'uko inyeshyamba za AFC M23 zigeze zitya zikabisiga. Ahangaha imbere yanjye ndabona ko hari uduce twaje kumvikanamo imirwano ndetse n'amabombe akomeye cyane hafi y'aho bita Rubaya. Rubaya yongeye gusatirwa mw'abantu mwe, kubera ko iyi Rubaya mu by'ukuri kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kigeremo biraza gusaba ko bambuka uduce twinshi cyane, kubera ko M23 yamaze kohereza ingabo nyinshi cyane nayo muri bino bice. Amakuru aramutse avugwa na ayahe rero? Biravuga ko Masisi FARDC bafatanyije na Wazalendo ku munsi w'ejo bateze ambush ikomeye cyane cyangwa se icyo bita igico. Ambushkade ni igico. Bateze igico inyeshyamba za AFC M23, ndetse ngo izi nyeshyamba za M23 zatezwe igico ni nyuma y'imirwano yari yumvikanye, ariko nanone muri utwo duce bivugwa ko ahitwa Kawere habaye icyo bita ambush cyangwa se igico gikomeye cyane cyatezwemo runo ruhande rw'inyeshyamba. Bivugwa ko iyi ambush yabera aho bita Kawere muri teritwari ya Masisi muri secteur ya Kibabi cyangwa se Mumba. Uhite Kibabi cyangwa se uhite Mumba niho habereye kino gico gikomeye cyane. Navuga ko mu by'ukuri nkurikije ano mafoto barimo kugaragaza ko bavuga bati aya mafoto nahabereye icyo gico, biragaragaza cyangwa se birongera kwerekana indi shusho ikomeye cyane cyangwa se idasanzwe y'ibirimo kubera ku rugamba, ko bitoroshye, y'ibirimo bibera ku rugamba ko bikaze. Muraza kwihangana, ijwi hari uburyo ritameze neza kubera kurwara utuntu two mu muhogo, ariko no kubera izuba ryinshi mw'abantu mwe. Hariho izuba ry'igikatu, hari izuba rikomeye. None hano muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ikintu bita izuba ryamaze kuba ryazamuka ku rugero ruri hejuru, kuko ibipimo by'ubushyuhe biragaragaza ko ubushyuhe burimo kurushaho kwiyongera cyane. Hanyuma rero sasa twikomereje n'iyi mirwano, biravuga ko ngo iyi mirwano nyuma y'uko habayeho gutega ambush aba barwanyi ba M23 hano Kibabi muri Mumba, mu gace bita Kawere, imirwano yongeye kumvikana isatira aho bita Nyakigano naho bita Runigi. Niyo ngo imirwano imaze kuvuka muri kano gace, icyerekezo cy'imirwano cyahise kiba Runigi ndetse n'aka gace bita Nyakigano, hakurikijwe uburyo ki amasasu yaje gukomeza kugenda yumvikana cyangwa se ibitero byarushijeho kugenda byumvikana muri tuno duce. Bagasobanura bati rero iyi ambush yabaye muri kano gace cyangwa se kino gico cyavuzwe hano cyasize gikoze ibara ku barwanyi ba AFC M23. Ntabwo hatangajwe umubare nyawo cyangwa se umubare nyirizina w'abatakarije ubuzima cyangwa se w'ababuriye ubuzima muri kino gitero, ariko birasobanurwa yuko mu by'ukuri byanze bikunze iyo bavuze ambush, murabizi iyo bavuze ambush icyo biba bisobanuye, murabizi ikiba cyabayeho. Ndetse iyo ambush itigeze mu by'ukuri ipfuba cyangwa se yatanze umusaruro, ubwo bisobanuye byinshi. Rero niko byagenze n'ubundi hano muri kano gace. Ni mu gihe mu makuru n'ubundi yakomeje kugenda yisukiranya aturuka no muri Kivu y'Amajyaruguru, agaragaza ko hari n'ibindi bice byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwamo imirwano, byakomeje kugenda bivugwamo ibitero bikomeye cyane cyangwa se ugukozanyaho kudasanzwe. Nk'ubu ngubu hari n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi usibye za Nyakigano, no kuvuga wekereza za Runigi uvuye za Kibabi, hari n'utundi duce twakomeje kugenda tuvugwamo imirwano cyangwa se tuvugwamo urugamba rukomeye cyane. Bivugwa ko abacanshuro bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravuga ko aho bita Kawere, Karungundu, Gasasa ndetse n'ahangaha za Kibaba na za Kinigi rwose bati ibintu byarushijeho gukara, ibintu byarushijeho gufata indi ntera, ibintu byarushijeho gukomera.
abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo binjira mu mirwano kuva ku isaha ya saa yine za mu gitondo ahagana ku munsi w'ejo. Ingabo za General Kigingi ndetse na Wazalendo bafatanyije bagabye ibitero ku mutwe wa 23 ndetse bivugwa ko uyu mutwe ushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda muri bino bice, mu midugudu irimo Kawere, imidugudu irimo Karungundu, imidugudu irimo Kasasa ndetse no mu gace ka Kibabi hafi ya Kinigi ahagana saa yine za mu gitondo. Biravuga ko ino midugudu ubwo ningahe iragera kuri 3. Iyi midugudu igera kuri 3 biratangazwa ko rwose yaje gucakirwa n'abahungu ba Felix Tshisekedi Chilombo ubwo bamaraga kugera ku rugamba. Bivuga ko rwose bahise ibi bice babifata cyangwa se babyigaruriza. Ni mu gihe nyuma y'aka gace hano Gasasa Kaweri naho nyine byari bikaze, ni naho habereye igico cya ambushi ikomeye cyane, ndetse bivugwa ko inyeshyamba za 23 ngo zahise zishyira ibirindiro aho bita Gasenyi, ni naho bari barimo barasira. Gusa uwo bita Kigingi, General Autoproclamé Kigingi wa Wazalendo, yakomeje gusubiza inyuma afatanyije na bagenzi be hano ibi bitero bya 23 muri tuno duce nk'uko amakuru bivuga. Iyi rero ni imirwano n'ubundi utwo duce wumva turimo kuvugwamo imirwano ni uduce twegereye hano muri cya gice gicukurwamo amabuye y'agaciro cyangwa se kizwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahitwa Rubaya. Utu duce wumva iyo wavuze za Kibabi, za Kinigi, za Runigi, aho ngaho hose wumva ko nyine tuba turimo dusatira Rubaya. Ni imirwano yongeye gusatira kino gice cya Rubaya, amasasu menshi yongeye kumvikana, ibitwaro biremereye byongeye kumvikana, aho abenshi bavuga ko ibi biha amahirwe igisirikare cya leta ya Kongo kongera kugaruka muri bino bice bikomeje kugenda byumvikanamo kandi biraberamo imirwano uko bwije n'uko bukeye. Muri Kivu y'Amajyepfo byifashe bite mw'abantu mwe muri teritwari zigiye zitandukanye z'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo? Kabare ndabona harimo havugwa imirwano, ngo umutwe wa 23 wagabye ibitero kuri Wazalendo ahitwa Mbayo, hafi cyane mu by'ukuri n'uduce tugaragaramo rwose ngo abasirikare bavuga ko mu bitero byagabwe n'inyeshyamba za 23 ariko byaje gusubizwa inyuma. Hano muri Kabare rwose ngo bakimara kugaba ibitero byasubijwe inyuma muri Mbayo hafi ya pariki. Biravuga ko mu by'ukuri kugeza ubwo imirwano ari miba mu masaha saa 9 z'umugoroba hari abahungiye bita Katana ndetse n'uduce tuhakikije. Iyo tuvuze ahangaha muri kano gace karimo kuvugwamo imirwano Kambayo, ni agace kari hafi cyane rwose na Kavumu, kugeza ku kigero imirwano cyangwa se amasasu yumvikanye muri ibi bice yumvikanaga nyine na Kavumu, kubera yuko aka gace Kambayo kafashwe cyangwa se kaje kubohorwa na Wazalendo. Hanyuma rero byatekerezwaga yuko bashaka no guhita berekeza indani muri Kavumu, ariko nyuma yo kugafata imitsi ikomeje kugenda yiherekanyeka ko ibyumweru bigera kuri 2 birashize kano gace, cyangwa 2 se gusa ahubwo birenga 2 birashize kano gace gafashwe. Ariko nyuma yo gufatwa ntabwo bigeze babasha gutera intambwe cyangwa se ntabwo bigeze bagaragaza ibikorwa byo kwigira imbere ngo bajye no gufata utundi duce, bimwe mu byagiye bitungura abantu benshi bibaza icyatekerezwaga hagati aho ngaho. Ikindi rero kiriho muri Kivu y'Amajyepfo tukiriyo ku bijyanye n'imirwano ni muri bino bice bya Mikenge, naho hagiye havugwa amakuru menshi cyangwa se hagiye havayo inkuru nyinshi cyane, ni ibijyanye n'imirwano n'ubundi, ibijyanye n'urugamba rukomeye cyane. Uyu munsi wose nanone hongeye kwirirwayo imirwano, uyu munsi wose kabisa hongeye kwirirwayo imirwano. Byaje no kurangira turimo tubona rwose abarimo Wazalendo bigamba kongera kugaragara muri kano gace, nyuma yuko kuwa mbere ari agace kari karaye kari mu maboko ya M23. Ubu tuvugana amakuru y'ingenzi arimo aturuka dukurikije video zagiye zifatwa kugeza mu masaha ya nijoro. Aka gace kari kamaze gusubira cyangwa se kari mu biganza bya Wazalendo nk'uko byarimo bigaragara, keretse abaye impinduka naho ubundi hagaragaye umubare mwinshi cyane ndetse n'abarwanyi menshi cyane ba runo ruhande. Ariko bikavuga ko hari habanje kumvikana amasasu menshi cyangwa se icyo navuga ko ari imirwano ikomeye cyane irakomeje kugenda yumvikana muri tuno duce
Mikenge rwose yabayemo ikintu bita gusekurana, cyangwa se icyo navuga ko ari urugamba rukomeye cyane. Tuvuye kuri ayo makuru, hano harimo kuvugwa ahangaha Mikenge, unyembere duhite tuzamuka ngo twerekeze muri bino bice bindi, nyuma y'uko hari amakuru nyine akomeje kugenda asohoka. Dukubitiraho bita Ibaraka. Ibaraka ndabona hari inkuru itari nziza irimo iturukayo cyangwa se irimo kuvayo. Iyi nkuru iravuga ku musirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, no kuvuga muri FRDC. Uyu musirikare rero yaje kugira atya yiyambura ubuzima, ibintu bitari byiza habe na gato, cyangwa se ikintu kitari cyiza habe na gato yakoze. Reka turebe iyo nkuru yose mu buryo burambuye, uko irimo gutangazwa cyangwa se uko yavuzwe. Ahangaha ni muri Baraka. Umusirikare mukuru wa FRDC yapfiriye muri hoteli nyuma ngo yuko yirashe. Ni inkuru ibabaje yaje kumvikana kuri uyu wa kabiri nimugoroba mu mujyi wa Baraka uri muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru yaturukaga mu baturage n'andi masoko atandukanye yabivuze. Bamwita Colonel Makerere wo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, wari ushinzwe kuyobora urwego rwa gisirikare muri ako gace, yitabye Imana nyuma yo kwirasa ari mu cyumba cya hoteli aho bita Musambya, iherereye mu gace ka Mushimbya ya kabiri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka. Amakuru y'ibanze agaragaza ko ibi byabaye ahagana saa 11:15 z'umugoroba ku isaha yo muri ako karere, nubwo impamvu nyakuri z'urupfu rwe zitaratangazwa ku mugaragaro n'ubuyobozi bwa gisirikare. Amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe avuga ko uyu musirikare mukuru yari yaratumijwe i Kinshasa, kandi ko hari hateganyijwe ko ashobora gufatwa agafungwa, bigatekerezwa ko byaba byihishe inyuma y'iraswa rye. Kugeza ubu biteganyijwe ko urwego rw'ubugenzacyaha rwa gisirikare Auditeur ruzatangiza iperereza kugira ngo hamenyekane neza icyateye urupfu rwe ndetse hanasobanurwe uko byagenze. Icyakora amakuru aracyari mu rwego rw'ibanze, bityo hakaba hategerejwe itangazo cyangwa se ibisobanuro byemewe n'ubuyobozi bwa FARDC n'inzego zibishinzwe. Bagomba gusobanura ku bijyanye n'ino ngingo cyangwa se gushyira ukuri ku bijyanye n'aya makuru. Muri AFC M23 hari kuvugwamo iki rero? Ku itariki 8 Kamena 2026 AFC M23 bati intumwa za AFC M23 ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wabo Benjamin Mbonimpa ngo zagira uruzinduko rw'akazi ku kigo cya Legidiso i Bukavu. Uruzinduko rwari rugamije gusuzuma imikorere y'iki kigo, kuganira n'abakozi bacyo ndetse no kureba uburyo ngo imibereho n'akazi byaho binozwa. Nk'uko byatangajwe, iki gikorwa kiri mu murongo wo gukomeza gushishikariza abaturage ba Bukavu n'uturere tuhakikije kubona amazi meza, kuko amazi meza ngo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigize ubuzima bwa buri munsi. Hari abavuga bati amazi ni ubuzima. Muri iki gihe akarere gahanganye n'ibibazo by'ubuzima rusange, Legidiso gakomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse no gukumira indwara z'ibyorezo zirimo korera ndetse n'indwara ya Ebola. Muri ruzinduko hanatanzwe ubutumwa busaba gukomeza kubahiriza amabwiriza y'isuku no kongera ubushishozi n'inshingano ku bakozi mu rwego rwo kurushaho kurinda ubuzima bw'abaturage. Ni byakozwe rero na AFC M23 Benjamin Mbonimpa yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko zino nyishyamba zirimo zibitangaza mu mujyi wa Bukavu, ajya kuganira n'abaturage. Ibi bije byongera ku ngendo zikomeje gukorwa n'uwo bita Bahati Erasto wavuye muri Basisi Rubayita isatirwa, ubu akaba ari muri Rucuro. Akaba ariho yatanze ubutumwa ku munsi w'ejo, hagana ku munsi w'ejo. Murabizi ko muri Ituri rero haherutse gushyirwaho umuyobozi mushya nyuma y'uko wari uriho yirukanwe. Ubu ngubu uyu muyobozi mushya, reka twumve ibye. Hashize iminsi 3 gusa agizwe guverineri wa gisirikare w'intara ya Ituri. N'umuyobozi mushya yaje guhura na perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu FARDC, kugira ngo ahabwe umurongo azagenderaho mu nshingano ze nshya, ahabwe rwose amabwiriza, ahabwe n'uburyo azitwara. Nyuma y'iyo nama yavuze ko icyamujyanye kwa perezida wa Repubulika ari ukwakira amabwiriza n'inama bizamufasha gukora akazi ke hakurikijwe icyerekezo cy'umukuru w'igihugu cyangwa se icyerekezo ubuyobozi bw'igihugu burimo. Uyu muyobozi mushya yagizwe guverineri wa gisirikare wa Ituri ku wa 5 Kamena 2026. Uyu akaba yagizwe umuyobozi w'aka gace asimbuye Lieutenant General John Ruboya Nkashama wari umaze igihe ayobora iyo ntara ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo.
aho yatangaje kandi ko yiyemeje gukoresha imbaraga zose kugira ngo asohoze neza inshingano yahawe, cyane cyane mu guharanira kugarura amahoro, umutekano ndetse no kurinda abaturage ba Ituri bamaze imyaka myinshi bahangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Mbere yo kugirwa guverineri yari asanzwe ari umugaba wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 31 30 Region Militaire gafite icyicaro mu ntara ya Chopo. Umwanya yari amazeho kuva muri Kamena 2026. Iri genwa rye rije mu gihe intara ya Ituri ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano biterwa n'imitwe yitwaje intwari ikora muri ako karere, aho ubuyobozi bwa gisirikare bwitezweho kugira uruhare mu rukomeye mu kugarura ituze n'umutekano birambye nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa cyangwa se byakomeje kugenda bitangazwa. Nyemerera dusubikira aha ngaha tuze kugaruka mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho.